nta gushidikanya benshi twakwemeranya ko gukora igisibo cyangwa kwiyiriza atari ibintu byoroshye namba. Ariko se ni irihe banga ririmo rituma gukora igisibo usanga hari benshi bemera bikabagora ariko bakabikora? Aha byumvikane ko kugira ngo tumenye icyihishe inyuma y'uko kwiyiriza turi bwirengagiza impamvu y'imyemerere, kuko havumbuwe ko hari na benshi biyiriza batabitegetswe n'imyemerere. Waba warigeze wibaza aho imyanda y'imbere mu mubiri irimo ingirangingo izo dukunze kwita serire, izo ngirangingo zapfuye n'iyo myanda y'imbere mu mubiri aho bijya? None se uzi kuko dufata amafunguro igihe runaka cyangwa se gukora igisibo nko kwiyiriza bishobora gutuma umubiri wawe wisukura kandi ukarwanya indwara z'ubumuga bukomeye nka kanseri, Alzheimer na diyabete? Ubu bushakashatsi bwakozwe na Dr. Yoshinori Osumi bwamuhesheje igihembo cya Nobel, bugaragaza uburyo umubiri ukoresha uburyo bwitwa autophagie mu kwisukura no guhangana n'indwara zikomeye. Gumana natwe muri iki kiganiro wiyumvira uko ibi bishobora guhindura ubuzima bwawe. Tubanje kubashimira rero mwese abo dukomeje kubana kuri uyu muyoboro, tugashimira cyane abakoze subscribe kuko nibo baduha ingufu zo gukomeza kubagezaho utundi tuntu tw'ubwenge. Nuza kunyurwa n'iki kiganiro nawe utarakora subscribe ntiwibagirwe kuyikora mu rwego rwo kudutera ingufu, wakanda kandi ku shusho y'inzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu mu ba mbere. Ntiwibagirwe kuduha ibitekerezo, gukanda like no gukanda share kugira ngo usangize abandi iki kiganiro. Karibu inshuti zacu kuri uru rubuga rw'utuntu tw'ubwenge, njye muri kumwe banyita Twige. Bisanzwe bizwi ko byinshi mu bice bigize umubiri wacu bigenda byisimburira ingirangingo izi twita serire. Izo ngirangingo ziba zashaje bigakora n'izindi nshya, nubwo hari imyaka umuntu ageramo iki gikorwa kigahagarara. Ibice bitandukanye by'umubiri bifata igihe runaka kugira ngo byiyubake cyangwa byisimbure burundu. Ariko nanone hari ibindi bice by'umubiri bihora byisimburira ingirangingo zabyo. None se waba warigeze wibaza aho ingirangingo zapfuye mu mubiri wawe zijya? Dr. Yoshinori Osumi, inzobere mu bijyanye na biologie cellulaire, yakoze ubushakashatsi bwimbitse ku buryo ingirangingo z'umubiri w'umuntu zikuramo imyanda yazo. Ubwo buryo yabwise autophagie, aho umubiri ugira igihe wisukura ugasohora imyanda y'ingirangingo zashaje no kwishakamo intungamubiri zirema izindi ngirangingo ziba zigomba gusimbura izo zapfuye. Iyo ubu buryo bwa autophagie budakora neza, umuntu ashobora kwibasirwa na diyabete yo mu bwoko bwa kabiri, iyo bita diyabete de type 2, indwara ya Parkinson, indwara ya Alzheimer, indwara ya kanseri cyangwa izindi ndwara zizana n'imyaka. Byagaragaye ko igihe umuntu akora igisibo no kwiyiriza, ingirangingo zibaho igihe kirekire kandi zikabasha gukoresha ingufu nyinshi. Dr. Yoshinori Osumi ni muntu ki? Dr. Yoshinori Osumi yavukiye i Fukuoka mu Buyapani tariki ya 9 Gashyantare 1945, nyuma yo gusoza amasomo ye muri kaminuza ya Tokyo mu 1974. Yakoze ubushakashatsi bwerekeye uburyo ingirangingo zisenya imyanda n'ingirangingo zishaje. Yifashishije ubwoko bw'umusemburo mu gusobanura uburyo bwa autophagie. Autophagie ni uburyo bw'umubiri bwo kwisukura, aho iyo umubiri utabonye ibyo urya ukoresha proteine zawo bwite ziba zaribitse mu buryo bw'ingirangingo zapfuye n'indi myanda y'udukoko nka bagiteri.
ubushakashatsi bwe bwerekanye ko iyo autophagie ikora neza ishobora gukumira indwara zirimo Alzheimer, Parkinson, kanseri na diyabete. Kubera ubu bushakashatsi bwe kandi, ubu bushakashatsi bwagize akamaro, yahawe igihembo cya Nobel mu mwaka wa 2016 mu cyiciro cya Physiologie Medicine. Muri make Dr Osumi asobanura autophagie nk'uburyo umubiri wirwanaho mu kwigaburira igihe tutawuhaye ibiwutunga. Ibi bishobora kugutangaza, ariko ubushakashatsi bwerekana ko umubiri w'umuntu ufite hafi poroteyine n'isukari bingana n'izo akoresha iyo yiririye poroteyine z'amatungo. Umubiri rero ufite ubushobozi bwo gukoresha poroteyine zawo bwite ziba zarabitswe mbere mu buryo bw'ingirangingo zapfuye n'indi myanda y'udukoko nka bagiteri. Umubiri wawe ukenera uburyo bwo kwisukura aho wakuraho ingirangingo zapfuye n'imyanda, bityo ukabuza za kanseri, izindi virusi n'udukoko twangiza gusakara. Ubwo buryo rero bubaho iyo wiyirije, kuko umubiri mu buryo bwawo bwa autophagie ugutungisha poroteyine ukuye muri za ngirangingo zapfuye ndetse n'indi myanda yo mu mubiri. Rero iyo autophagie idakora neza, umubiri wuzura imyanda kandi ugatakaza ubushobozi bwo guhangana n'indwara. Dr Osumi yasanze igisibo cyo kwiyiriza ari imwe mu nzira ziteza imbere uburyo bw'umubiri bwo kwisukura. Ubushakashatsi bwe bwerekanye ko igihe umubiri ufite inzara, uburyo bwa autophagie bwiyongera, bigafasha mu gusenya no gusohora imyanda ndetse no kurwanya kanseri. Dr Osumi asobanura ko uburyo bwose wakora mu kwiyiriza bufasha autophagie, ariko agasobanura kandi ko igihe cyiza cyo kurwanya ingirangingo za kanseri ari aho umuntu amara kuva ku masaha 8 kugeza ku masaha 18 adafata amafunguro cyangwa ibinyobwa. Bikagira ingaruka nziza iyo umuntu akurikije gahunda yo kumara iminsi kuva kuri 25 kugeza kuri 28 buri mwaka adafata amafunguro. Ibi bikaba bifasha autophagie gukuraho ingirangingo za kanseri burundu. Ubu buryo yasobanuye bugahura neza n'uburyo bw'igisibo cyaba mu idini ya Isilamu. Ariko nanone kumara amasaha runaka utariye ukaza gufata amafunguro nyuma, nabwo ni uburyo bwafasha umubiri kwisukura no kunoza imikorere yawo. Mbese ibyo twakwita kutaryagagura nabyo bifasha kandi mu kugabanya ibiro no kwihutisha metabolisme. Niba guhita utangira gahunda yo gusiba cyangwa se kwiyiriza byakugora, ushobora gutangira buhoro buhoro, nkaho wagenda usimbuka umunsi umwe ugasiba undi munsi. Ni ingenzi kandi kwirinda kurya cyane igihe cyo gusiburuka cyangwa cyo gufata ifunguro nyuma yo kuba wiyirije. Iyo ukoze ibi, umubiri wawe utangira gukoresha inzira zayo za autophagie neza. Nuko rero uramutse ufashe iyi gahunda neza, waba uteje imbere ubuzima bwawe kandi ukirinda indwara nyinshi. Muri make bigaragare ko gusiba cyangwa kwiyiriza bifite akamaro gakomeye ku buzima, kuko bituma umubiri wisukura ukoresheje autophagie aho ukuraho imyanda n'ingirangingo zapfuye. Ibi bifasha umubiri guhangana n'indwara zikomeye nka kanseri, Alzheimer, Parkinson na diyabete, kandi bikongera ubuzima bw'ingirangingo. Byongeye kandi kwiyiriza bigufasha kugabanya ibiro, kuzamura imikorere ya metabolisme y'umubiri no gutuma umuntu agira ubuzima bwiza muri rusange. Ikindi, kwiyiriza byafasha ubwonko bwawe kugira umutuzo no gutekereza neza. Naha dusoreje ikiganiro twari twabateguriye. Niba mwanyuzwe, mwakwibuka kuduha ibitekerezo cyangwa kuduha ibibazo kuri iyi ngingo twaganiyeho
mukibuka gukanda like na share ndetse no gukora subscribe ku batarayikora. Ubundi tuzabonane mu kiganiro cy'ubutaha. Murakoze, mugira ibihe byiza kandi turabakunda.